aya makaroni yaguraga amafaranga 1000, ubu ngubu yabaye 1300. ubwo rero urumva ko dufite ikibazo, kandi uko ibiciro bizamuka amafaranga nayo arabura. kugira ngo tubone amafaranga biratugora. Curuza avoka, amapera, indimu, amaronji, hari manderena, hari papayi, hari bebefu, ibishayote, imineke byose. K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. Kugeza kuri perezida nyine mukamubwira pe inzara yatwishe, ibintu byose babyurije. Uri kubona biri guterwa n'iki? naye ntabwo mbizi. Gerageza umbwira uri kubona biri guterwa n'iki? Nese uri kubona bizamuka gutyo gusa nta mpamvu ufite? Ntabwo nabimenya, nyine mbona bizamuka. Umuntu agiye guhaha ibintu birahenze nyine. Umuntu ubuzima babayemo ni bubi. Ndabimana Jacqueline. Jacqueline, ubuzima bumeze bute muri iyi minsi i Kigali? Ubuzima bumeze nabi. Gute se? Ko n'amakara se twaguraga ku kadobo ari kugura ku kiro 1000 byakaze. Si byo nibyo bita bigira ubuzima nabi? Ibintu byose byarahenze. Ufite gahunda yo kwisubirira mu cyaro se? Mu cyaro se? Cyaro tuzasubirayo da ko byakaze. Muri ibi bicuruzwa musanze mfitemo hano cyane cyane nko mu kwa mbere ukwa kabiri no ku kwezi twinjiyemo kwa kane harimo haje iriya ntambara ya Iraq na Amerika na Israel. cyane ikintu cyahindutseho Iran na Israel na Amerika. cyane ikintu cyahindutseho ku ibindi bicuruzwa byose ntibirahindukaho, ariko ikintu cyahindutseho ni cyane nakubwira nk'aya mavuta akorerwa mu Rwanda, aya ya zahabu karanga ko yaguraga 11,500 litiro 5, ubundi 10 yabihenze ikagura 12, ariko ubu ngubu arimo aragura 14,500, 15. Nukuvuga ngo nicyo kintu kiyongereye kubona tubona itandukaniro, ariko ku bindi bicuruzwa nk'ifu za gahunga, imiceri nta kintu kiyongereyeho. Ni ukuvuga ngo n'amaronji nko mu kwa mbere yaguraga 1000, ariko ubu ikiro ubu ngubu bari kugura 500. Indimu wasangaga uturi kuzigurisha 500 cya 2, ariko ubu ni 2 cy'umunani. Amapapayi ni ukuvuga ngo ibasi twayiranguraga nk'ibihumbi 10, ariko ubu igeze ku bihumbi 18. Washyiraho na transport ihagarara 25. Numva zarahenze. Harimo za 2, za 3 n'iz'igihumbi. Nyine tugurisha bitewe n'urugero uko zingana. Ngiri imbere byaguraga 5. None ubu ni 1000. Ibinyomoro ibingibi twabigurishaga 8 cya 5, ariko ubu ni 2 makeya. Kamara nka kariya twakagurishaga 1000, none ubu ni 5 na 2. Iby'ingenzi birimo byazamutse, harimo insinga, ibintu bijyanye n'amatiyo, mbese nyine muri rusange hano mu Gakinjiro buri kimwe cyose kirimo cyarahenze tugereranije n'ino ntambara imaze iminsi irimo iraba. Nk'insinga nko mu kwa mbere naduha ikigero runaka cyangwa ibipimo zaguraga ku bitekerezo. Urugero 2 kuri arufu twayigurishaga hano 45 cyangwa 40. Ni ikizingo cyose kirimo metero 100, twakigurishaga 40 cyangwa 45. Ubu gutya tuvugana kigeze ku 65,000 cyangwa 70. Sima yaguraga 9, ku ngubu bigeze kuri 12,500 inyarwanda. 15 yakwe nari nibeshye, ubwo ngo warayifite. Ujyana no gukomoza ku amatiyo bihagaze biti. Ni ukuvuga uti ziba ziri amasayizi
hari intoya inini zose ziba zigiye zihenze ku biciro byazo. Ni ukuvuga uti imbere mu kwa mbere cyangwa se k'umwaka ushize bitandukanye no mu kwa mbere k'uyu mwaka. Mu kwa mbere k'uyu mwaka twayigurishaga 12, ifite metero 6, ariko ubu ngubu igeze kuri 17. Yego. Urebye rero twahuye n'impinduka zitandukanye, ibiciro byarazamutse. Ubu ngubu mpereye ku nanasi, iyi nanasi nayo iranguraga amafaranga 500 mu kwa kabiri no mu kwa gatatu, none ubu ngubu mu kwa kane impagaze amafaranga 800 na 900. Urumva nimba naracuruzaga inanasi 20 ku munsi, nsigaye ncuruza inanasi 5, nyigurisha amafaranga 1000. So urumva rero twahuye n'impinduka nyinshi, n'imyembe, inyanya, ibitunguru, ibintu byarahindutse. Nk'ubu inyanya twazigurisha mu kwa mbere twazigurishaga amafaranga 500, 600 na 700 ikiro kimwe, none ubu ngubu ikiro kibaye amafaranga 1200. Urumva ko rero twahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ibiciro birahinduka, tubura abakiriya, amafaranga arabura. Ubwo rero mudukorera ubuvugizi. N'imbuto, amatunda twayaranguraga amafaranga 1000, ubu ngubu yabaye amafaranga 1500. Kugira ngo tubone abakiriya biratugora, tuyagurisha 1800. Urumva ko nta kintu dukorera muri makeya. So like amavuta nayo ibiciro byarazamutse cyane. Mu kwa mbere amavuta litiro yaguraga 2500 zahabu. Litiro yaguraga 2500, none ubu ngubu yabaye 3200. Urumva ko rero dufite ikibazo gikomeye, mudukorera ubuvugizi. Amaronji ikiro twakiranguraga amafaranga 600, ubu ngubu ageze ku mafaranga 900, kandi tugurisha 1000. Twakuriza twashyira ku 1100 cyangwa 200, abakiriya bakabyanga, ugasanga dufite ibibazo. Ibinyomoro nabyo byarazamutse cyane, twabiranguraga amafaranga 1000, ubu ngubu byabaye amafaranga 200, kandi tubigurisha cyane. Urumva ko nta kintu dukorera muri makeya. Ibirayi by'umweru igiciro cyabyo hano ni 650. Nko mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri byaguraga gute? 400. Ibirayi bya Kinigi ikiro kigura 800. Mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri byaguraga ngahe? 500 niko byaguraga. Ibijumba ikiro uyu mwanya ni 600 bigura. Amateke nayagura 600. Nko mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri yaguraga ngahe? 300. Igiye kujya kabiri. Ko bihagaze ni bisanzwe. Kwinyama n'ubundi mu kwa mbere yaguraga 6500 imvange. Ubu ngubu niko ntabwo ibiciro birazamuka, nibizamuka twe baratumenyesha abayobozi bacu. Roti ni 5,000 niyo n'ubundi zaguraga. Natwe nubwo ducuruza hano, ariko tuba mu rugo turahaha, natwe hari ibyo duhaha tudacuruza. Nk'uko ubona ko kwitandukanyirizo nk'iry'amakara na gazi byabayeho, ntago mu bicuruzwa bino ducuruza biribwa bikora by'inganda n'iki, ntago twebwe byabaye nk'uko, kuko ntekereza ko nka gazi wenda ikibazo cyabayeho cyane, ntekereza ko bijyanye n'iyo peteroli niyo nuriya muhora bafunze, byo bishobora kuba byarabaye. Ariko nk'amakara, ngarutse ku makara yazamutseho mbere y'iriya ntambara, ariko bitewe n'iki? N'imvura. Twagize imvura nyinshi, ngira ngo ntekereza ko mu mashyamba aho imodoka zijya gukura amakara bishobora kuba nk'amateme yenda yaracitse bikagira, noneho bikubitiraho na kwa kundi na bya bya mazutu na esansi bije, basa nkaho bagumye kuri wa murongo. Ariko ahanini turebye mbere kiriya ntambara itarabaho, amakara yari yahenze. Guhenda kwayo rero si intambara, ahubwo ni ukubera ngo byatewe n'iyi mvura. Ubwo navuga ku byo nanjye mpaha, byo ntacuruza. Ikintu cyabizamuye ni amatike, lisansi yariyongereye. Gushyira akantu mu modoka ni ukwishyura nyine, ukuntu bikabije ni transport, ibintu byose byariyongereye. N'ubu ngubu ujya gutega wazindutse 10:00, wakabaye nka 3:00 uri inaha, ukageza 6:00, ukaza 6:00.
saa sita isoko riba riri kugenda rirangira. Urumva bya bintu uzanye nturi bubicuruze ngo bishire wenda cyangwa bigabanyuke ejo uzasubire bicuruza gatatu. Hoya biri guterwa n'imodoka gupakira kuvuga ngo gupakira ibintu mu modoka biba bisaba ngo ushake ikimoto kandi nacyo gihenze kugera inaha transport. Mbere wajyaga no mu modoka ikaba ari n'akabasi kavoka bakagagushyiriramo kandi ntibaguca amafaranga menshi. Bisaba kutega ikimoto kijyamo imizigo kandi nacyo kiba gihenze kubera ko ari igihe usanga uri wenyine uri umwe kandi cyose ukagifata. Ikintu cyatumye ibiciro bizamuka dukurikije bino bitoro bagiye bazamura bya esanse, nkeka yuko ariyo niho intandaro yabyo yaba iri guturuka. Umuceri urebye byo ntabwo byazamutse cyane. Ikintu cyazamutse cyane ni imbuto, inyanya, ibitunguru n'amavuta, cyane cyane amavuta aho badukora ubuvugizi. Mu Tanzania nimero ya mbere tugurisha 2,100, nimero ya kabiri tukagurisha 1,800. Ikindi cyazamutse ni salisa, isukari n'amakaroni byarazamutse cyane. Aya makaroni izo ni garama zingahe? Garama 500. Aya makaroni yaguraga amafaranga 1,000, ubu ngubu yabaye 1,300. Ubwo rero urumva ko dufite ikibazo kandi uko ibiciro bizamuka amafaranga nayo arabura. Kugira ngo tubone amafaranga biratugora. Ingaruka yabyo ni uko abakiriya barabuze kubera amafaranga menshi, ibiciro byarazamutse. Bavuga ko esanse yazamutse, ubwo rero bikagera hano bihenze. Niyo mpamvu rero bihenda. Guhinduka aho byarahindutse, iyi ntambara nta n'uwo itagizeho ingaruka. Ntabwo abakiri uko bazaga ariko bakiza, ntabwo ariko bakiza pe. Ariko mu bucuruzi dufite hano ibi bintu bya za gahunga, imiceri n'ubu ngubu nta kintu kirahinduka, kuko n'uvuga ngo n'ubundi umuceri wari uhenze n'umuceri wa Tanzania. Umuceri wa Tanzania no mu mwaka ushize ukugura ubu niko waguraga. Uragura harimo ugura 48, 47, 50 bitewe na karite yawo, ariko hari n'ugura na za 38, 37 bitewe na karite iriho y'uwo mu Tanzania. Ariko n'ubundi uwo muceri n'umwaka ushize niko waguraga bitewe n'izuba ryabayeyo ko ntabwo batejeje nk'uko natwe tubibona turebye no mu burasirazuba nk'imirenge imwe n'uturere byegeranye na Tanzania bagize izuba ntibigize beza. Nicyo kintu cyabayeho wenda gishobora gutuma umuceri wa Tanzania, ariko nk'umuhinde uragura nk'uko waguraga nta kintu kiyongereho. Pakistani umuceri w'umunyarwanda wera mu Rwanda nta kintu kiyongereyeho. Nk'umuhinde kuri detail twagushaga 1,500 niko tukiwugurisha. Pakistani nuko bigura kimwe. Umunyarwanda harugura 1,200, harugura 1,300, 1,400 n'ubundi niko waguraga. Ntago ari ukuvuga ngo hari ibyiyongereho kubera ko ari ibibizi bya peteroli n'iby'intambara. Awaba ishobora kuba yongera ibiciro yaba ari babandi barusarurira mu nduru akavuga ati byagenze gutya, ariko numva ko ntago umuntu yaza hano ku iduka ryo hirya dukurikiranye bagurisha umuceri 2,000 ngo aze agureyo kandi hano ngiye ngurije 500. Numva ko umukiriya adakwiye guhendwa yitwaje amagambo yumvishe y'ibihwaraho. Ariko nk'ubwo abanyamakuru mwatwegereye biba byiza ko inkuru itangajwe n'abantu bagasoma bakanatega ibitangazamakuru bakumva uko imeze, kuko nawe urakoramo urareba amakuru waje kureba urebe koko nibyo ibyo nkubwira, kuko uraganira n'abandi, uraganira n'abaguzi. Isukari rwose yaraguye iri hasi. Umufuka ubu ngubu twawuranguraga 66 niho ukiri. Ikiro turakigurisha 1,400, 1,450, kubera ko nta tegeko rihari ryo kuvuga ngo mucuruze kimwe kuko mutaranguye kimwe. Ariko yewe ntekereje ko twese isoko turanguraho ni rimwe. Niba umuntu wemporota isukari tuvuge nk'iyi sukari iyifunze irovu, iyi ngiyi
turayirangura 1570, turayigurisha 1600. Utwara ikiro kimwe kuri umushyire muri envelope 1700. Ko ushaka kuza kumupfunyikira uko ni envelope ugomba kuyibara. Ariko umuntu waje guhaha yitwaje icyahaha, ntago ibyo bintu ntago bigomba, izo dépenses ntagomba kuzifata ngazikire kuri essence, kuko yaje yitwaje imbokoboko kandi aje guhaha, ntago yagufata ijana bamwongereyeho rya envelope ngavuge ngo ni essence yabitenga ibintu byahenze. Uko isukari yaguraga mu kwezi kwa mbere n'ubu ni kwigura. Gucuruza ni uko biri bugabanyuke nabo bakaza. Icyifuzo dufite ni ibintu byo gutega ni ibibazo. Icyo kibazo gihari ni naho uboneye icyo ushyiramo ugasanga amafaranga ari hejuru. None se nimba narakoreshaga igishoro cy'ibihumbi 100, ubu nkaba nkoresha ibihumbi 200, kandi n'ubundi ibyo nari nsanzwe ndangura akaba ari bya bintu. Urumva si ibintu bitarahindutse? Noneho no ku mafaranga ninjizaga akagabanuka, urumva bitarahindutse se? Yabaye 200 gute? Transport, ibiciro nk'inanasi bayurije, kandi kuyihinga no kuyiperepara nta essence bakoresha. Urumva nimba ingendo zo barurije amafaranga kubera essence, gute ibiciro by'ibiribwa nabyo babyuriza? inzago tubona zadohora zikareba uko zibigenza, isansi zikagabanuka, bavuga ko ikibazo ngo ari isansi yahenze kugira ngo n'ibicuruzwa bigenda ngabihenze. Hari icyo babikoze rero bakayimanura, yenda n'ibindi babimanura. Urumva kuriya nk'itangazo ryaciyeho ngo esansi yaguza yangaye, usanga umuntu usakuza cyane ari utafunze imodoka, ahubwo avuga ati ibintu byahenze, kuko ibyo ntago wabuza abantu kuvuga. Ushaka gusanga umuntu urya muri restaurant ari uvuga ko umufuka w'umuceri waguza yangaya kandi kubera ko atawugura, ahubwo yakaba yavuga isahane muri restaurant ukigura ushobora kugira. Ariko abo kandi abone babura, ni nabo batuma nibura namwe abanyamakuru muhaguruka, abagomba kubwizwa ukuri bakakubona. Ariko nta byacitse ko ibintu byahenze bikabije rwose, ntabyo. Niba bizanatugeraho iyo ngaruka bishobora kuzatugeraho, ariko ubu ngubu none